Se papa wageze hano ryari? Ese niwe uri gukoropa? Jewe. Ntabwo nari nabimenye. Kunkanze. Oya humura. Numva nageze aha ngaha ndangarira akantu kari kuvugira hano hejuru. Ndagomeza ndakareba. Kugira ngo nenda nakubonye wowe. Kumbi niwe uri gukoropa? Komeza ukorde naya n'amazi. Naya niyo. Sanga akomeza. Nayo ikoropa na. Yego ndi kubibona. Dore na hari inyuma uri kuhasimbuka. Nkariya nta mazi wahamennye guse. Ikoropere yawe nawe. Papa sinsanzwe nkoropa. Ariko ndi kubona none utari gukoropa neza sinzi ikintu cyabaye. nakubwiye ko ntagushaka mu nzu yanjye gitunda tumuka iki singushaka muri ino nzu uragenda ntugenda gangi basi cyangwa uzakuba ruje cyangwa se mu miryango irengera abagore kize gihanda hiki icyo nshaka ni ukubona usohokera mu nzu neza cyangwa nabi uragenda ntugenda wiki zibasi birandira hiki vuga se igituma udasohoka muri urugo ngo ugere ku mahoro ni iki hega kirashyatanye kiri hano ntaso zibasi ejo yakwibwiye ngo iki n'umugore w'umuginga aramara iki mu nzu yanjye icyo nshaka ni uko utumuka ukambira mu nzu ku mahoro bitari ibyo ngibyo sasa ndakurimburamo amenyo shaka reka nkubwire amajoro yose utaha iminsi umara yose udahari iyo minsi yose ndayihanganira urara kuri telefone uvugana n'abagore nkihangana mbabarira basi nkigumira mu rugo rwanjye nzibaho urumva ntabwo ncunga ushobora kumenya abo mvugana nabo urumva kicu ikintu ushaka ni uko utumuka ukamvira mu nzu ikindi nkisabire niba uzi ubwenge ntabwo nsanga wagiye urumva yewe sindi bubane nawe ku ngufu ko singa ushaka haka ibi ni iki wajya ku mahoro c'est tout ntari magambo cocoso iki kizuba kinanga kontu giteye ubwoba actually amazi batangiye kuyamenyera kuko njye nazanye utuntu tutwanirije hindi kubona haje utuntu hano mu maso tutameze neza how do you see dukoresheje imodoka ya ramtipe barase byaba ari byo byiza ra ngo shiri urayizeye se ko nta kibazo shiri ngenda yizeye twafata indishyashya se ubu wasanga inashaje wasanga ari moteri ari nk'umwe za 90 shiri wina baraziranye newe wamuhaye iyi gahunda kandi kujya ufata za modoka zo mu makampani babe too much process akaba ari sawa shiri ariko wowe nimbira just wina birimo bikabavugane kandi bari bavuganye na mbere yawe nako nta kibazo ariko abanza ukabaza we nyine akagusobanurira kuko ibintu bimeze neza tufata ikintu duhubutse ugasanga kitubereye kibi abwo kamamagare tuguherekeza akase wabireka shiri reka tujyane nawe je ntabwo ndi kubikunda ariko ntabwo ndi kubikunda babe ushaka dukoreshe zira modoka bimeze biragusaba kujyayo sinzi ngo ibintu buzuza ariko n'undi ntagiye dufite ariko hari abasore benshi bacu dufite nahangaha bakurikirana ugizesha waje twaherekeza shiri ari hafi akunda guhamagara uri mu cyumba urimo urasohoka fahe tugende murese aracyari kwitegura none wenda abakogora tuyoboye shiri cyakoze ejo waransekije kwitaza bamubyukura agiye ubyina neza ikindi zandimo bakaba DJ nta mu DJ uri mu Rwanda wamenye iby'igihinde najya ko mu mbere watsi ndimo ngiye ngo
Eradina narasetse aho dushaka ko tuzayibyina dushaka ko tuzayibyina asa neza Japanese inzoga za kivuri urakamukumva nagakoni nashinye ntarugera Bete kandi burajya ataka kwicarira umwobo nta n'isoni urimo urahaguruka kujya hehe Beti ninde uranze njyewe bisa ninde ushaka kumenya yambwira ushaka kumenya kirebe se urandeba iki nta n'isoni wakigoryiwe ndakubaza rawo uyu ninde ariko uyu nguyu ni sister wa kubitwa n'inkuba ngo ni igiki ni sister wa Nyongita Kesi yaje kunsura ngo ni sister wawe ni sister wawe utekereza ko ibyo mwakora byose ntayibonye uzigera aziye wowe sister wawe mukabone gusomana musoma jewe uyu minwa ngiro jyo nasonye umukobwa kwe gasome base wakigoryo se iminwa yasomanye isite ndakubaza iminwa yasomanye isite genda ugiye kagiye muri wese arajya yakomeza yicara aho ngaho ajye hehe niyicare mwegeresha mwanyweye indayiri kunywa ve mu mafaranga yanjye wakigoryiwe ndakwishyurira inzu buri kimwe cyose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru mba nkoherereza amafaranga sha ukanye ndarwaye ndapfuye upfumbatanye n'abagore urimbwa reka nkubwire rawo urimbwa kuva ku rukweto rwe kugeza ku musatsi urimbwa kari uzapfuri n'imbwa ntiwirukanye umugore wawe uvuga ko ushaka ko tubana ntabwo wamurukanye uvuga ko tuzabana none uramwirukanye utangiye kwinjizamo indaya ibintu nkoreye uzabyicuza umva rero madame wumvishe nakwihoreye nagucishije make ntunyite indaya ntabwo ndi indaya yawe nakubwiye ngo ntabwo ndi indaya yawe urenda uri igiki niba utenda uri igiki iyi ve uri kuwa uza amafaranga uzi wayigura nayiguriye we wowe ugura amafaranga asajya amafaranga uri kumva ukuntu kunsuzugurisha indaya zawe urabona ndi umugore nakubwiye ngo nongeye kunyita indaya hano ntabwo ndi indaya yawe kunyumva neza ntabwo hano ndi indaya yawe yobeye kuko urakabarira imbere umva rero madame ukomeze kuntuka ukomeze kuntuka Kasi bayo ndakubwiye ko bijyane buhose urambasa iki genda indaya yawe genda yawe rawe genda indaya yawe genda indaya yawe bitonde beti byose ni wowe byose ni wowe ndakubwiye beti cyane mu gati ugabanya umunwa nawe sinanditse wajye yibukye byose amafaranga uzigiye wongerera amafaranga uzigiye wongerera ndakubwiye amafaranga yanjye njyewe nica we wangegera we kazi aho ngaho nishinze genda indaya yawe bijyane buhose hano genda indaya uvuga nawe dukubaza hano genda indaya uri indaya iboze ntabwo ndi indaya yawe iboze yaje ibigore by'ibiraya gusa nawe ndashaka ihembe wacecetse nsakurize nawe genda indaya ariko umugwa genda indaya rawura Kesi ndidaya uriya mugore ameze nk'umusazi siwe genda indaya bijyane gake ndi indaya bamugore turakorana urumva ni umuntu ushamangaza ushyuha ariko umva se ntuzongere kumpamagara ntuzongere kumvugisha n'undi munsi genda indaya wanzanye hano nzi ngo tugiye kubana umugore wawe wamwirukanye ibigabo by'ibibwa ubundi ngaho uzimarira iki ngakwishyurira n'inzu hanyuma iyo nishyuye inzu mba nishyuye iyande uba mu nzu zingahe kugira ngo mbimenye akwisa indaya bigutwaye iki urumva ukamwihorera ngende indaya ndi indaya uzi ikintu kibabaje ni ukugusangira n'icecuru basi yaba ari n'umukobwa mwiza nkanjye niyaba ari umukobwa muto nkanjye
ibikecuru Saza ngo nakashaje. Ahubwo ikibi uko afite akajagari n'amahane. Urumva? Ngende ndaya. Ijyane gake ko. Ngende ndaya. Nuzongere kumvugisha n'undi maze. Wabwawe. Suburi mu biki. Zona go ni byo ndimo ngutwaye iki. We kuva wowe wabona ingurube yinjiye mu musigiti. Hari wari wabona? Amahoro bisomere biriya. Aha. Isomere Bibiliya. Wajye uza n'urwabo akaba ari rwo rw'usomera hanga. Ubuse nk'ubandi gusoma muki. Mu rwandiko rwandikiye bene Siraki. Akosuma amahoro byagutwaye iki. Wo kumukase kwa Siraki. Ku rwandiko rwandikiye bene Siraki. Wo ni mwene Siraki. Wawa. Ntabwo ushaka kuma amahoro ngo nibereho. Undi wowe buri munsi uzajya uhora unzengereza. Buze kubasanga ndi gusaba Bibiliya bigutwaye. Ukino gusanze mu cyumba se wambaye ubusa byibuze. Namba busa se hanyuma bigenda ute? Sobanura hano hari nk'umurongo wanditsemo ngo mujye mwima abagabo banyu. Urimo wonyereke. Nkiba abagabo banyu. Nawe se ukeneye guhabwa? None. Nawe ubamva bikeneye. Cyane. Ubamva bikeneye. Gitenge cyawe cyiza nzise. Nyama yawe nziza wahashye nayo numve ndi umugore ufite umugabo. Imisatsi se naburuza aho bayisukishiriza cyangwa bayisukisha. Nineza ngo nanjye ngo ninguheye ninguhe. Hejuru y'ifuta ryawe ryiza nzise. Iki cyawe kizima nzise. Minerva wishyuriye abana aho kanyiza umutwaro se. Ubwo nawe rero urasamye ngo amaye. Baguha icyo gahabwa uburozi. None se ngaho nyumvira. None se wambaye ubusa. Wa mundi byasamaga muri Bibiliya. Ndaje kurambirwa isareri yawe. Ndakurambiwe none ndakurambiwe. Urumva? Jyuma amahoro nyene rimwe mumeke urumva? Naye numve ko ndi umuntu. Isaha buri mwanya buntesha umutwe. Nibyo uri gusoma? Buri mwanya buntesha. Niko handitse. Ariko reka ngubwire. Parufe reka ngubwire. Nakwiyamye. Reka nubona ibintu munkorera. Sha Paru, reka ngubwire. Nzakirumagura. Karibusa kibure. Ringa kibure. Nanjye ngibure. Sha Parufe reka nzagikacanga. Buretse. Nzagikacanga ukacanga iki? Ukacanga iki? Buretse. Ese wabuze ibintu uvuga wowe? Wundi ujye ubasha kwiyumva. Buretse. Ujye ubasha kwiyumva ukaraga ubwangu ukumva hari ikintu kirimo. Jya ukomeza ukora ibi bintu. Sha buretse. Nzagikacagura. Cyakwa zasabe bene wanyu bakuvuze ko ndabona uburabo. Bazagira ikintu bakora mu Bibiliya wayishyizeho ngo dukomeze wanduza iyo Bibiliya. Winera umwaku. Ndakwiyamye. Ndayaga umusomyi wa Bibiliya. Sha ngende reka nkubwire nuko ndi umukirisitu. Ntabwo nabukora nk'ibyo ngura kwitwa n'inkuba. Ndakijijwe. Kandi reka nkubwize ukuri. Urumva? Sura ibintu uri kungora. Sura ibintu uri kungora. Nzagikacagura. Reka nkubwire. Nzakirumagura. Bari tuzayira. Sorry, excuse me. What happened? How dare you? How dare you? Jesus. Njye kuvuga ntabwo uri kubyumva. Erika nani soni wagiye umufasha kaba. Uzi ko wajya ngo narwo mwabonaga ko mari.
reka nkubwire wina ugomba kumenya iki ngiki kuba uri hano menye ko ari ngewe ukugize uko nabishaka kose wowe naguhindura ubushinga nkakujugunya hanze. Okay, wait. Wait for what? What you say? Buri kimwe cyose ngezeho cause of you. Buri kimwe cyose nkora kubera wowe. Eishi gute wowe utinyuka? Kuki cyawe? Eishi wina ugomba kumenya ibi. Utagira ngo hano ni nko muri Amerika aho washaka gukora ibyo ushaka byose. Aha ngaha ndakugize. Just go me. Cyangwa utekereza ko ugiye ntakomeza kubaho. Jesus. Okay. Winner, don't mind your name. Don't think that you called the winner. You're thinking that you win. Of course. Call me winner. I'm winner. I deserve it. Oh my God. Jesus. Wait. Naguterura hano. Ibyo ufite byose wabibura cause of me. Oh my God. Oh my God. Ariko ndeba. Look at me. Wina naguterura nkagushira hasi mu munota umwe. Ibyo ufite byose ni njyewe wabikugejejeho. Shut up! Oh my God! Guys, shut up! Hey! Wina! Uri muri yumva? Hey! Oh my God. Urashaka guhangana nanjye? Of course. Urashaka guhangana nanjye? Of course. Oh my God! Wana hanze. Hey! Urashaka guhangana nanjye? Wina, ntabwo ubizi. Just watch. Okay. Watch! Okay. Shut up. Si bisa amakuru ngira na nimero ziwe. Sinamuheto. Ubu no muntu wumbaza amakuru yiwe. Sureba ibintu mama yakoze. Nzamubabaza nkuko ngewe noneho nzabikora. Narabyitondeye. Reka nkubwire yaba hari ishuri ryisha kubabaza. Nakari kujyanyemo. Karibu. Karota cyangwa urumbere. Ese wabura kurota guteze kandi sinzi. Akumva navuye mu rugo nsenze. Nigute ngira gukona nkubitanye n'amadayimoni. Akosha kuko babivuze ukuri ngo imbwa hano yariri gihori ahuna sha. Ahubwo vuga none se ndiki uri cike saho uri iki ko ari uri cyo ntazi nanjye ubwanjye butuvugana hari wowe hari mushiki wawe ariko sha umva azicuza kandi namwe mugomba kubibona ko mugomba kwicuza reba sha ubuze ko yampimye kandi narabyaye sha narabyaye bakumva uvuga buryo kagira ngo wenda niwe wazubatse ariko ndi umufunde se ariko uko ndibutse wewe ukuntu umutimbo hagara mu gipangu kamoka ukivuga kuri inzizo z'abandi umutimwe ninde umutimwe ninde iwanjye none nkaba umutimwe hase ni wawe ni kwande ubu ngo kubana bawe ni kubana banje nyine wibwira ko so ko kubana bawe imbere nkari nge simba ngo bitebye karamuka haso umva nge ntabwo vamuzana itayi na nakudihiri wawe nakuvuga ngo utavura zanira umuti ariko kubera ushaka kusuzuguza abana babona na nyoko ntaso bura aramuka ncitse nanjye ndinza ndakwereka